Nshuti bakunzi ba IYOBOKAMANA TV turabasuhuje mu izina rya Yesu. Tugarukanye rero umukozi w'Imana nyine ni Bongwa Alphonse, ni wa wundi ufite ubuhamya bukomeye wari waduhaye ibice bibiri, none agiye kuza komeza rero aduhereza igice cya gatatu. Mwatwishyuzaga cyane, bamwe bagiye batubwira yuko tubaha ibice ntitubirangize, ariko rwose ntabwo ariko dukora. Imikorere yacu irahamye, ntabwo twabeshya abakunzi b'IYOBOKAMANA TV. Ibyo twavuze, niba tuvuze ngo tubahaye ubuhamya igice cya mbere, haba hari igice kindi kizaza kugira ngo bigenda neza nyine. Niyo mpamvu rero tugarukanye uyu mukozi w'Imana. Muraho neza? Muraho neza. Ikaze ku IYOBOKAMANA TV. Murakoze cyane. Wow. Noneho rero dutangira wibutsa abantu gatoya ibice bibiri bya mbere kugira ngo tuze kujya ku gice cya gatatu, noneho bamaze gusobanukirwa uwo bagiye kuganira nabo. Mwebwe abadukurikiye IYOBOKAMANA TV, mwibuke ko ubushize ubwo twaganiraga babwiye ko nitwa Bongwa Alphonse, ndi umugabo ndubatse. Nari nababwiye igice cya mbere cyo kubabwira uburyo nigeze kuremara cyangwa se kumugara, bwamfashe ari uburwayi bwo kubyimba inyama, kubyimba bivaho ndahinamirana. Nababwiye uburyo Imana yankijije kubwo kwizerera muri ubwo burwayi, Imana ikaza kunkiza. Nababwiye ikindi gice cya kabiri nyuma yo gukizwa uburyo umuntu yampaye uburozi abumbereye mu cyayi n'irindazi rimwe, nyama zo mu nda zikabora, uruti rw'umugongo rukabora, abaganga barananiwe, dutere yaransezereye, imbaraga z'amasengesho zigatuma Imana ingirira neza, igatanga amasezerano yo kunkiza, ikaza kohereza marayika akandutsa uburozi. Sibyo ndi busubiremo, ahubwo nari nabasezeraniye ko hariho igice cya gatatu, ari nacyo gice gitwara umwanya munini, cyo kwica inzoka y'ikigirwamana, idini rimwe ryasengaga i Kigali mu Rwanda hitwa Kimironko. Ndabizi ko ubu mudukurikiye muri mu mpande zose z'isi, ariko icyo nshaka guhamya n'imbaraga z'Imana. Mbabwira rero uburyo nishe iyo nzoka, ingaruka nagize, uburyo naje kujya muri Koma, ibyo nahishuriwe. Uyu ni umunsi wo kubivuga. Mwamwumvishe rero ni Bongwa Alphonse. Uyu ni wa munsi none hagiye kuza rero atubwira uburyo ngo yishe inzoka yari nk'ikigirwamana mu idini rimwe ry'i Kigali. Dutangira rero, hari mu buhe mwaka ibyo byabaye? Hari mu mwaka wa 2002 ku mpera z'umwaka, kuko nayishe ku mpera z'umwaka twinjira muri Bonani, kuko ndibuka ko navuye kuri centre de santé hitwa Kimironko, niho ivuriro ryari riri. Ubu hakorera polisi, ariko hari hafi ya gare ya Kimironko. Ubu hakorera polisi, ariko icyo gihe hari centre de santé nkuko bamwe kuba tuyahuye muri icyo gihugu Kigali babizi cyangwa se tubizi. Umuntu yakwibaza, iyo nzoka rero mwahuriye he nayo, byagenze gute kugira ngo umenye yuko ari ikigirwamana? Ese wayishe uzi ko ari icyo, cyangwa duhe fenomene y'ukuntu wamenye iyo nzoka n'uburyo waje kuyica? Nguko nabisobanuye mu bice byabanjirije iki ngiki cy'uyu munsi wa none cyo kwica inzoka. Nasobanuye ko ninjira mu mujyi wa Kigali cyangwa se muri kapitale mu murwa mukuru w'u Rwanda. Nahinjiye sanze bakuru banjye bo kwa mama wacu bari abayisilamu, cyo mvuga si idini, bari abayisilamu. Ngewe mpagera ndi umupantikoti, noneho bari bampamagaye kugira ngo bampe amafaranga yo gucuruza cyangwa banshakira akazi. Ibyo bintu bibiri nibyo bari banyijeje bagomba kumfashamo. Urumva nari mvuye mu giturage mfite ibibazo byinshi n'ubukene. Noneho mpageze bashaka barambwira ngo ibyo burokore mbireke, bashaka kumpindura umuyisilamu. Noneho ndabyanga, ntandukana nabo tumaranye iminsi 5. Nyuma y'ubwo buzima hashira imyaka 3 ndi mu buzima bw'ubutayu, icyo mu Kirundi bita ubugaragwa, ubuzima budafite ishusho, bw'umubabaro, bw'ubukene, kutagira ibyo kurya, kuburaho kuba, kutagira ibyo kwambara. Urumva bwari ubuzima bugoye cyane. Nza kuza rero biza kuba ngombwa ko mva hitwa Inyamirambo, aho nabaga njya gukora Kimironko, ngiye kuhakora akazi k'izamu. Nari nshinzwe security yo kurwo rusengero, aho muri iryo dini. Wari umusekirite? Nari umuzamu wo ku rusengero mu Kinyarwanda cy'iwacu. Ubwo nari umuzamu wo ku rusengero. Mu yandi magambo urumva ko ari ngewe wari ushinzwe security yaho kurwo rusengero. Mu by'ukuri ntabwo nari nzi ko basenga ikigirwamana, kuko narahageze bashaka kumpakora amezi 4, ariko muri ayo mezi 4 bajyaga bashaka kungira umupastor kugira ngo nifatanye nabo muri iryo dini, kuko nge nari mfite itorero ryanjye nasengeragamo. Nabisobanuye ntangira, nari umupantikoti. Iryo dini rero nubwo nashatse kurivugira hano kuri mikoro, ariko ryari idini naryo rifite imyizerere. Bavugaga ko bafite intego yo kubwiriza ubutumwa bwiza, kumenya Yesu bakamumenyekanisha. Simbitindaho rero, ariko basengaga inzoka yapimaga 1 na santimetero 88. Kuba dukurikiye rero mwakwibaza tese wagiye kuhakora iyo nzoka barayikwereka kumenya ko ariyo basenga? Ntabwo ariko byari bimeze. Iyo nzoka yabaga ahantu mu cyumba, nukuvuga ngo hari sare nini cyane basengeragamo, ari itera abantu bateraniramo.
kubahazi yenda kuba ari Kigali bamwe hari abahamya babyo ndatekereza ko benshi kuba dukurikiye bamwe hari abansuye aho niciye Inzoka ko namaze kwica Njya muri Koma hari abansuye kwa muganga aho nari ndi kuri centre de santé yitwa Kimironko Kigali hari n'ababashije kujya bangeraho na nyuma yuko mvuye aho mu bitaro bagiye bansura kubw'ingaruka z'iyo nzoka nyine meze nabi urumva ndi muri Koma abantu babashije kunsura naho mvire muri Koma abantu babashije kunsura nyuma yo kwica iyo nzoka ndumva rero nagiye kuhakora nk'uko bisanzwe mpageze nsanga nyine banyereka ibyo zajya ndinda ku rusengero aho ngaho kuri iyo sare basengeragamo hari ibyumba bitatu byari byometseho icyumba kimwe yari biro yabo ikindi cyumba bari barakimpaye cyari nkiraramo cyari icyumba kitakingwaga cyabagaho akarido k'umwenda nyine birumvikana kidakingwa ikindi cyumba cya gatatu cyabagamo iyo nzoka ni ukuvuga ngo icyo cyumba cya gatatu cyabagamo iyo nzoka cyahoraga gikinze ntabwo nakigeragamo urumva ko ntari nzi n'ibyakorerwagamo najyaga mbona yenda nk'uwo mu mbabarire mwe abadukurikiye sinshaka kuvuga ko aba bishop cyangwa se aba pastor ari bose ariko bakora ariko yitaga bishop ariko mu by'ukuri nubwo yitaga yarafite titre yo kuba umukozi w'Imana ntabwo yari umukozi w'Imana wa nyawe yari umukozi wa Satani ariko wiyoberanya wiyita umupastor cyangwa se umubishop ariko mu by'ukuri adakorera Imana adakorana nayo uwo nguwo rero yitaga bishop ariko adakorera Imana nkuko nkunze kubivuga cyane kandi nkabisubiramo yasengaga inzoka pimaga metero imwe na santimetero 88 ibyo ndabihamya kuko abantu babibonye hari abahamya babyo nimugira gushidikanya ndabizi ko kuri bamwe hari abahamya bamwe ndabizi ko ubutumwa buzagera kure bukurikiwe n'abantu benshi abadukurikiye harimo n'abahamya bamwe bagiye babasha kubikurikira hari abagiye baza hiyo nzoka nayiciye yari inzoka pimaga metero imwe na santimetero 88 mu by'ukuri rero ntabwo mpagera sinari nzi ko iyo nzoka ihaba yabaga muri icyo cyumba yahoraga ihishwe kandi cyahoraga gikinze ku buryo n'abayoboke babaga muri iryo torero cyangwa se iryo dini bahateraniraga batazi ko basenga inzoka kuko yababwiraga imigisha n'ibitangaza nkuko mboneraho no kubwira abadukurikiye muri ibi abakozi b'Imana dukwiye kuba maso kandi tugasenga tugahishurirwa tukagira iyerekwa ntabwo ibyera byose ari amata muri ibi biha abantu benshi bavuga Imana hari abayivuga iri mu mitima yabo ikabayobora mu byo bakora ariko hari n'abayivuga mu buryo bwo kumunwa ariko batayigira mu mitima yabo no mu byo bakora uwo nguwo nawe yavugaga Imana aho muri iryo dini bari bazi kuramya no guhimbaza bavugaga Imana bakabwira abantu imigisha n'ibitangaza bakababwira ngo nibaze bakora ibitangaza babahesha umugisha ariko mu by'ukuri bakorana n'imbaraga za gishitani iyo nzoka rero buryo kinayishe niho twari tugeze ni ukuvuga ngo nge nahamaze amezi ane ntazi ko iyo nzoka ihaba nihuse cyane nyuma y'ayo mezi ane haje kuza mushiki wanjye wo kwa mama wacu yari mushiki w'abahungu bari baranyirukanye babaga Nyamirambo bari abagabo bubatse ingo bari baranyirukanye nababwe ko bari abayisilamu nkuko mubizi Nyamirambo haba abayisilamu benshi ni ukuvuga ngo abo bakuru banjye bari abayisilamu nje ndi umupanikoti baranyirukana ntandukana nabo ari naho na nyuma y'imyaka 3 naje kujya gukora akazi kuzamu kuri rwa rusengero nyuma rero urumva haje kuza mushiki wabo aje kubasura urumva ko we yarakishijwe yari umurokore aza kumenya ko basaza be banyirukanye abaririza ahantu mba urumva nta telefone nagiraga abaririza ahantu mba arahamenya aje kunsura urumva nanjye mu gihe nagombaga gutegura uburyo mwakira nk'umuntu usuye nk'umushyitsi unsuye yari mushiki wanjye wo kwa mama wacu kandi yagombaga kurara ndagenda rero njya kuvoma ngira ngo nze mwakire musiga muri cya cyumba bari barampaye kitakingwaga nkuko ntangira nabivuze cy'ubuzamu yari biro y'umuzamu urumva biro y'umuzamu nta mashini yari nta computer irimo nta kindi kintu cyari kirimo nari narateye mu intebe za chaise ebyiri uyu mushyitsi namubonaga namwicaza ku ntebe imwe nanjye nkicara ku yindi nza kumusiga muri cya cyumba rero njya kuvoma ngira ngo nze yenda mpeke mwakire mvuye ndinda kubona amazi nkuko mubizi amazi ajya bikibazo i Kigali yenda ko batarahagera badukurikiye ko batahazi tujya tugira ikibazo cy'amazi muri rusange hari amazi ajya bura ugasanga rero bibaye ngombwa kujya kuyashakisha tukayabona bigoranye uwo munsi amazi arabura kugeza ubwo nageze saa 2 z'ijoro ntari nagera mu rugo mvuye kuvoma mbagera natinze nsanga wa mukobwa namaze kuhava ngo wa mukobwa agiye kumva yumva ikintu kiranyeganyeza ibintu muri cya cyumba ngo agira ngo ni umunyamasengesho witangiyemo kuko hari mu rusengero naho ni imbaraga za gishitani ziri gukora arindira ko yakumva ijwi ry'usenga arariheba arindira ko yakumva umuntu watura ijwi yenda aririmba arariheba
we agiye kubona hagati y'iminota 3 n'igice n'iminota 5 ngo abona ya nzoka ivuye muri cya cyumba ije imusanga muri cya cyumba nari musizemo. Nababwiye ko ntangira yari inzoka, ni inzoka yasamaga ikaka, yari inzoka pimaga metero 1 na santimetero 88, ariko yarasamaga ikaka mu kanwa kayo. Ibyo ndabihamya kuko hari abantu babibonye, na mbere yuko nyica abari batuye hafi y'umurenge ubu tuvugana iryo dini ntirikiriho, cyakora inzu basengeragamo aho niciye inzoka n'ubu hari irindi torero risengera muri iyo nzu basengeragamo, yasengerwagamo n'iryo dini, cyakora ryo ntirikiriho kuko ubwo nari maze kugaruka mu mubiri nyuma yo kuva muri koma nyuma y'iminsi 6 nibwo natangiye kuvuga imikorere y'iryo dini, mvuga uburyo nishe inzoka, mvuga uburyo bakoranaga n'imbaraga za gishitani. Abayoboke bari baririmo barivamo, bamwe bajya mu matorero atandukanye bamenya Imana y'ukuri. Nuko nyiri rya dini byaje kuba ngombwa ko abantu abayoboke ababura, ariko nkiyibona wakwibaza ngo wayibonye uti ngo nasanze wasanze mushiki wango yayibonye. Nasanze mushiki wanjye yanzoka yagiye kubona, umushiki wanjye agiye kubona abona yanzoka imuzamukiyeho. Yari yicaye ku ntebe, nari namwicaje ku ntebe ya sheza ariho yicaye, agiye kubona ngo abona inzoka imuzamukiyeho ku maguru yasamye iri kwaka. Yo yasamaga mu kanwa kayo yakaga nkuko muzi ya mpuru y'amashanyarazi nijoro, kwa kundi mujya murabizi za mpuru zaka ziba zimeze nk'uducuma cyangwa se ziri nka congo zabagaho kera bavuga zamaraga umuriro. Ubu murabona ko bazanye andi matibe abasha kugabanya mise atamara arondereza umuriro. Nukuvuga ngo byabaye ngombwa rero ko agiye kubona abona ya nzoka yasamye imuzamukiyeho yasamye iri kwaka. Nababwiye ntangira mbabwiye ko yari umukobwa ukijijwe w'umurokore usenga Imana ukorana nayo, umwuka wera ari muri we. Yatangiye gukomesha aravuga ngo toka shitani ndagutegetse mu izina rya Yesu genda. Akibivuga burya izina rya Yesu rifite ubutware. Shaka kubwira mwebwe abadukurikiye muri ko muratwumviriza, mbabwire ngo burya izina rya Yesu rifite ubutware. Niyo mpamvu uriya muririmbyi wa 28 mu Gakiza yaravuze ngo kwa Yesu hari ubutware, aravuga ngo hari n'ubushobozi. Ngo twizeye amagambo ye nkuko yatubwiye. Haleluya, Imana ishimwe cyane. Ndashaka kubabwira ngo akivuga izina rya Yesu byanzoka yahise imanuka irongera isubira hasi. Kimugibona ntangira kujuhuruza abantu ngo baze bayica. Abantu bose bayibonye byari bigoye kuzavuga ubutumwa mbubwira isi yose kuba dukurikiye cyangwa se mbubwira abanyarwanda, kuko ariho natangiriye mbuvuga abantu ngo bamenye Imana y'ukuri, ariko bamenye n'imbaraga zibigirwamana, bamenye n'imbaraga za Satani, ko basobanukirwe n'imikorere y'Imana, ko hejuru y'izo mbaraga hari imbaraga z'Imana. Byari bigoye kuzabibwira abantu batarabibonye. Byatumye rero abantu mpuruje ngo baze bice yanzoka bose barayibona, ariko nta numwe wigeze atinyuka kuyica, bose barayitinye bagenda badasezeranyeho. Nge niyumvamwe imbaraga zidasanzwe kubagizagirirwa umuntu bwo kumva ubu buhamya, kuko nyuma y'ubu buhamya hari CD yateguwe nshaka kuzaba hamugomba gukurikira, iriho ubuhamya buteguye umubumbe wose w'ubuhamya, biriho ibi bice byose uhereye ku cyo natangiye mbere, icya kabiri n'iki cya gatatu n'icya kane cy'amayerekwa. Nzategura nzahita nshyiraho CD muzabasha kuyikurikira, nibwo muzabasha kumva ibintu byose uko byagenze. Byabaye ngombwa ko abantu bose bagenda badasezeranyeho, barayitinya. Ngiye kumva niyumvamwe ubutware, kuba niyumvamwe ubutware mbwira wa mukobwa ntisengera ndayica mu izina rya Yesu. Aransengera, amaze kunsengera ndagenda mfata umuhini, ndagenda ngiye gukubita ya nzoka, nkubise ubwa mbere mbona ndayikubita, nyikubita bwa kabiri, nyikubise bwa gatatu mbona irisinze imera nk'ipine y'imodoka, mbona irasamye ishaka gusimbuka, kunsimbukiraho narindi mbamvuye muri cya cyumba, insimbukaho nyikubitira mu kirere, mbanyimennye umutwe, amaraso ahita kwira muri rwa rusengero hagati. Nge mbasohotse muri cya cyumba, birumvikana umurambo wa yanzoka wirumva yarirambuye irasimbuka ibiguye muri rwa rusengero hagati aho bateraniraga. Nyiri rya urumva nayo abantu icyo gihe nta bantu bari bari, hari nijoro urumva nari ndi kumwe na wa mukobwa wenyine. Nababwiye ko nge mva kuvoma hari mu masambiri z'ijoro, urumva mu gihe kujya guhuruza abantu bakayitinya, urumva byari bimaze gufata mu masaha ya nyuma ya sambiri. Noneho rero maze kuyica hari kuwa gatanu, ndabyibuka bigeze ku cyumweru nyiri rya dini araza, inkuru zamugezeho ko yanzoka yasengaga nayishe. Hari kuwa kangahe? Hari kuwa gatanu nijoro. Nyiri rya dini araza ku cyumweru mu gitondo, araza nkuko yarasanzwe aza kuyobya abantu, amenya ko ahasanga umurambo wa yanzoka, yari yanamenye inkuru ko nayishe. Arangije araza arambwira ngo inzoka wayicici, atangira kumbwira nabi, aritotomba arambwira ngo inzoka wayicici, aho yaryaga ibyo yaryaga wabiryaga, aho yaryamaga wahararaga, niki cyatumye wica inzoka.
agiye kumbwira ambwira amagambo menshi mbese yo kuntuka y'uburakari, azabiranwa n'uburakari. Ndamubwira ngo mbese kuba nishe inzoka bigutwaye icy'agaciro k'inzoka nakaye. Mu gihe ndi kumubwira ibyo ngibyo, ijambo ry'Imana rivuga ngo uzayibona mbere azayimena umutwe, cyangwa n'iki kuba nishe iyo nzoka. We ababazwa nuko nayishe, mbona atangiye kuzabiranwa n'uburakari, yagira umujinya. Agiye kumbwira arambwira ngo uyu munsi uramenya imbaraga nkorana nazo, uramenye icyo wakoze icyo ari cyo, ngiye kukwereka, uraza gusobanukirwa imbaraga nkorana nazo. Uyu munsi uramenya uwo ndiwe. Nanjye ndangije ndamubwira ngo mbese kuba nisha inzoka bigutwaye iki? Akimbwira iryo jambo, nanjye ndamubwira nti toka shitani mu izina rya Yesu. Mubwira inshuro ya mbere, mubwira iya kabiri nti toka shitani. Bwa gatatu ndamubwira nti niba hari izindi uzizane nzica Imana yacu izamenyekane. Arangije arababara arambwira ngo uyu munsi uramenya uwo ndiwe. Ngiye kubona mbona afunze, yari umudamu nabibabwiye, yari umudamu ufite nk'ibiro 100 biri hejuru y'ijana. Yenda nkurikije uko mubona ngereranyije, ntiyari hasi y'ibiri 120. Yari umudamu n'ubu ariho ntabwo yapfuye. Ndangije ngiye kubona mbona afunze ukuboko kw'ibumoso, afunze igipfunsi cy'ukuboko kw'ibumoso, akubise mu ruhanga, ahita hamagara imbaraga za gishitani. Hamagaye imbaraga za gishitani, nanjye nababwiye ngo hejuru y'imbaraga z'abadayimoni hari imbaraga z'Imana. Nanjye mpita mpamagara izina rya Yesu. Haleluya. Mpamagaye izina rya Yesu, numva ngiye mu mbaraga zidasanzwe. Nsa n'umuntu uhinduwe, mva mu buzima bw'abantu njya mu mbaraga zidasanzwe, numva mpawe izindi mbaraga zidasanzwe. Ndamubwira nti toka shitani. Arambwira ngo uziko ndi nyokoboje. Ndamubwira nti toka shitani. Ndamubwira nti niba hari izindi uzizane nzica Imana yacu imenyekane. Aho ngaho ndi kumubuhamiriza ayo magambo, nibwo nahise njya muri koma. Njya muri koma ku buryo nihuse cyane, uburyo naje kugera kuri centre de santé ya Kimironko nkamara iminsi 6 muri koma. Urumva aho ndenzemo byinshi kubabwira uburyo ntagize kwimenya ku buzima bw'abantu, uburyo nagiye muri koma nkamara iminsi 6, uburyo abaganga ntunzwe na serum, ntunzwe nayo serum ari yuntunze, uburyo naje gukurwa mu mubiri, nkaza kumara amasaha 6 nari napfuye, nkaza kugaruka bari barangije kunyambika nari napfuye. Aho ngaho muri iryo yerekwa niho naje kugira bimwe mpishurirwa, ari byo bimwe muri byo ngiye kubabwira. Murumva nahishuriwe ibintu byinshi ku buryo ntabivuga muri uyu mwanya, byatwara igihe kirekire. Naje kubona mbona ngeze ahantu hari sale nini cyane. Iyo sale nini yari irimo umucyo mwinshi, nabonaga ari nk'urusengero cyangwa sale nini. Nitegereje muri iyo sale mbona hari umucyo mwinshi cyane. Nitegereje muri uwo mucyo, ngiye kubona ndebye haruguru mu mutwe w'iyo sale, mbona hahagaze, nababwiye ko nagiye kubona mbona hahagaze wa mumarayika wari warigeze kundutsa uburozi. Ibyo nabibabwiye mu gice cya mbere cy'ubuhamya, mu gice cya kabiri cy'ubuhamya natanze buryo nakize uburozi. Nababwiye wa mumarayika wandukije uburozi, mbona wa mumarayika arahagaze. None nitegereje ku ruhande rw'iyo sare cyangwa urwo rusengero, ibumoso mbona hari urugi rwari rukinze, mbona rurafunguwe ku buryo ntawe kurebamo imbere ngo menye ibyari biri muri icyo cyumba. Ariko mbona hahagaze umugabo munini w'umunyacyubahiro. Uwo mugabo munini yari yambaye costume nziza cyane. Arahagaze, yari mu isi nabonye abantu banini, ariko sindabona umuntu ungana n'uwo nabonye uwo munsi. Mbona noneho wa mugabo munini w'icyubahiro namurebaga mu gice cy'iruhande rumwe cy'imbere, ndeba no mu maso. Mbona hamagaye wa mumarayika, muhamagara mbyumva, aramubwira ngo ngwino hano. Mbona marayika araje, wenda mumenya kuko nababwiye ko mu gice cya kabiri yari yarigeze kundutsa uburozi. Mbona wa mumarayika araje. Wa mumarayika amaze kuza, mbona wa mugabo aramubwiye ngo fata icupa rimwe. Nitegereje hari amacupa nari nabonye ku rundi ruhande, mbona hari ameza manini ateguye ariho igitambaro cy'umweru, ariko nitegereje kuri ayo meza mbona hariho iparato nshyashya iriho amacupa afunze nk'aya ya Nili cyangwa ya Huye cyangwa ya Rwenzori, cyangwa se aya bakoresha, aya bacuruza mu mabotike cyangwa aya bacuruza, aya bantu banywa. Mbona ayo macupa ari hejuru ya parato, ari hejuru ya meza nabonaga ku ruhande. Nitegereje mbona wa mugabo abwiye wa mumarayika ngo fata icupa rimwe muri ariya. Mbona afashe icupa rimwe, arabimutegetse. Mbona wa mumarayika arabikoze. Mbona afashe icupa rimwe ararifungura. Aramubwira ngo rifungura, ararifungura. Arangije aramubwira ngo nurangiza umwasamura umunywesha. Mbona wa mumarayika araje aranyasamuye, aranywesheje. Ndi mwiyerekwa. Amaze kunywesha, nitegereje mbona hari ikindi cyuma cyari gifite nguko mureba iyi Bibiliya kuba dukurikiye ndi kuyerekana, nabonaga ari nk'uko yaba iyi Bibiliya yaba ari icyuma, nkabona ari nk'icyuma gifashwe n'ibyuma iruhande rumwe, iruhande impande zose uko arenye, nguko iki yaba ari icyuma gifashwe n'ibyuma bine. Nitegereje kuri icyo cyuma mbona hamanuyeho ibyuma bihese bigiye bimeze nka wa munzani wa gakwege, wa wundi bapima ibiri mu mufuka ya bibirayi cyangwa ibishyimbo bashaka kureba uburemere bw'ibiri mu mufuka. Mbona hagiye hamanuyeho amacupa, hinjiyemo amacupa. Kuri ibyo byuma mbona hinjiyemo amacupa
kuri bya byuma bihese mbona hinjiyemo amacupa ya Nili cyangwa se ya Huye cyangwa se ya Rwenzori nk'aya ngaya bacuruza mu mabotike, mbona agiye yinjije muri bya byuma. Wa mugabo nabonaga abwira wa mumarayika ngo ugende, aramubwira ngo fata urushinge, mbona afashe urushinge rwari rufunze, aramubwira ngo rufungure, mbona ararufunguye, aramubwira ngo ngwiza abaganga bakoresha batera abarwayi cyangwa bavura abarwayi, mbona ararufunguye, arangije aramubwira ngo nurangiza urufungure, ararufungura, amaze kurufungura atangira gutera muri ya macupa. Nabona agateramwe urushinge, nkabona aravoma, nkabona afashe icupa rimwe muri yandi nabonaga ku iparato, nkabona aragiye yasunikiyemo, arangije ya macupa yose mbona arayazengurutse, arangije aramubwira ngo nurangiza kuyavoma yose mbese yateranyirije mu icupa, mbona nyine amaze kuyateranyirizamo mbona aranyasamuye nkuko mbona atangiye kunywesha. Arangije iyo filime ibivuyeho. Iyo filime ivuyeho mbona ngeze ahandi hantu, nahabonaga hari nk'ahantu hari ikibanza kinini cyane kibaye nk'icyashishijwe n'imashini. Ndangije nitegereje mbona muri cyo kibanza harimo ibiti byinshi bitemye nka kwa kundi batema ibiti bashaka kubyubakisha, kubabaye mu giturage muzi ko hari uburyo batema ibiti mu ishyamba bashaka kuzabyubakisha inzu. Noneho mbona ibyo biti biri muri cyo kibanza, noneho marayika warahandenza anjyana ahandi, yerekwa ndire ngo ndaza kubasobanurira uburyo byose marayika yagiye abinsobanurira nyuma yo kwatembera. Mbona njyanye ahandi hari mu isoko, mbona ubucuruzi nguko mubizi ubucuruzi bukorerwa hano mu isi, hari ubucuruzi bunyuranye, uhereye ku myenda, ku byo kurya bitekwa, imbuto n'ibyo kurya bitekwa, byose mbibona muri iryo soko, n'imyambaro yo kwambara byose ndabibona. Marayika arambwira ngo witegereze buri kimwe cyo ibi ngibi ubona hano muri iri soko, byose arantembereza ndabireba. Amaze kunyereka ibyo arambwira ngo ibi bitera umugongo, nza kubona undi musozi ahantu hakurya nawe urebaga nteganye nawo, kwa kundi mujya mubona kera batwikaga uruhira cyangwa bagatwika umusozi ukazashibukamo ubwatsi butoshye bakaburagira amatungo. Kuba dukurikiye ubwo murabyumva, ni kwa kundi kera byabagaho, uretse kuba imisozi myinshi basigaye itagitwikwa, ariko kera batwikaga imisozi bashaka ko azamera ubwatsi butoshye bakaburagira amatungo agahembuka. Noneho mbona uwo musozi nteganye nawo, nabonaga ndi mu kibaya ariko nkubona nkwitegeye, ndebye mbona uwo musozi ugoswe n'ibara ry'umweru, mbona bimera nka kwa kundi muri televiziyo ubona amabara agenda yihinduranya, mbona hari ibara ry'umweru rigosa agasozi gato kagotewemo hagati gakoze mu ibara ry'umweru, mbona hari agasozi gatoya kagoswe n'ibara ry'umweru kazengurutswe n'ibara ry'umweru. Marayika wanyerekaga ibyo arambwira ngo ubyitegereze, ndamubaza ndetse birabisobanuye, arambwira ngo atangira kunsobanurira, arambwira ngo iriya ni bariyeri ku banyarwanda bari muri iki gihugu n'abari nyuma yacyo, n'abanyarwanda bari nyuma yacyo. Ndamubaza nti none se bisobanuye iki? Arambwira ngo abantu bahigiye imigwi itabarika, baravuga ngo Imana niturindira, ngo harabo yarindiye ku mabariyeri y'ubwicanyi, baravuga ngo Imana nibarinda ikabarindira ubwicanyi, ikabarinda inkota, ikabarinda amasasu, ikabarinda ubuhiri, ngo bazayikorera, bazayivugira, bazayihimbaza, bazatanga amatungo, ngo bahiga ibyo amatungo bazatanga, bahiga amaturo bazatambira Uwiteka, ngo biyangaje mu bintu byinshi by'uburyo butari bumwe, bazahigurira Uwiteka bamushimira ibyo yakoze. Imana irambwira ngo bamwe barindira kuri ayo mabariyeri, ngo irambwira ngo nzababwira ngo banzibutse, nzababwira ngo bamwe bicirwa ku mabariyeri, ngo Imana irahabarindira, ngo abandi yabarindiye hagati. Ngiye kubona mbona iyo filime irahindutse, mbona imirambo myinshi yari iri kuri uwo musozi, mbona ngeze ku musozi uriho imirambo myinshi, nabonaga bamwe bagenda batambuka biruka barenga iyo mirambo bayikandagira, abandi mbona bayiryamye hagati. Marayika arambwira ngo nabantu narindiye mu Rwanda n'inyuma yarwo, ngo bamwe babonye imirambo yabishwe n'inkota, abandi babona bishwe n'inzara, abandi babona bishwe n'ibyorezo, abandi babona bishwe n'amasasu, abandi babona bishwe n'ubuhiri, abandi babona bishwe n'imihoro, ngo bahigira imigwi itabarika, baravuga ngo Mana nuturindira aha tuzagushima tuzagukorera. Ngo ariko bamaze kurya barahaga baribagiwe. Marayika amaze kunyereka ibyo arambwira ngo genda ubabwire, usubireyo ubabwire, bibuke, buri wese yibuke aho ibyo yahize n'ibyo yatuye, ngo babwire ngo guhiga ntuhigure birutwa no kudahiga. Imana irambwire tangira kunyibutsa uburyo buri wese aho yagiye murindira. Imana irangije inyereka abanyarwanda yarinze ku rugamba, irambwira ngo harabayendiye mu Rwanda n'inyuma yarwo, mwibuke imihigo mwahize muri ku rugamba, murwanira, bamwe muri mu mashyamba murwana, mwicwa n'inzara, mwicwa n'inkota, mureba bamwe bishwe n'amasasu, ngo muhagira imigwi itabarika. Imana irambwira ngo nzasubireho mbibabwire ngo buri wese yibuke imihigo mwahahigiye, uko mwari mubayeho, imibereho mwari mufite. Irambwira ngo bamwe babaye mu mahanga, Imana ihita inyereka babaye mu mahanga. Noneho imaze kunyereka ibyo byose ibantuma, irambwira ngo mbabwire imihigo bahize bari mu mahanga, yaba abanyarwanda bari nyuma y'igihugu cy'u Rwanda n'abari bakirimo, ngo bose buri
wese mu ruhande rwe afite imihigo yahize, irambwira ngo mbibabwire, irambwira ngo nzababwire ngo buri wese yibuke ibyo yahize yihutire guhigura, ngo kuko mwahize ibyo mudashobora guhigura biba urubanza. Muhibwiriza akavuga ngo guhiga ntuhigure bitwa no kudahiga, irambwira ngo nsubireyo ku bw'abo banyarwanda mbibabwire. Imana irangije imbwira ikintu gikomeye cyane, irambwira ngo ubu ngubu, irambwira ngo ndabaza nti none se bya bindi za bariyeri na plutôt ya myenda mwanyeretse isobanuye iki? Ko nabonye mu ntembereza mu isoko nabazaga wa mumarayika, ko nabonaga untembereza mu isoko ririmo imyambaro rimwe n'ibyo kurya bisobanuye iki? Irambwira ngo buri kimwe cy'ibi ngibi wabonye ngo abanyarwanda bahigiye mu Rwanda n'inyuma yarwo, ngo abanyarwanda bahigiye imihigo itabarika, ngo baravuga ngo Mana nutwambika bambaye ubusa barahiga, baravuga ngo Imana nibambika bazayikorera. Ndabaza nti none si ibi byo kurya? Irambwira ngo abanyarwanda barashonje mu Rwanda n'inyuma yarwo, baravuga ngo Mana nutugaburira tukarya tugahaga, inzara ntitwice, tukabona turiye tugasigaza, tuzagukorera. Ibuka imihigo wahize wambaye ubuse, ibuka imihigo wahize ushonje, none ubu Imana yarakugaburiye, umaze kurya urahaga uribagirwa. Imana irambwira ngo aho kugira ngo bahigure, ngo bamwe bibagiwe iby'Imana yabakoreye, ngo bamwe babaye abasinzi, abandi babasambanyi, ngo birengagije iby'Imana yabakoreye. Imana marayika amaze kunyereka ibyo ngibyo, anjyana mu rusengero. Nabonye mvuye muri icyo kibaya mbona nzamutse njya mu rusengero ndugezemo, ariko mbere yuko ndwinjiramo ngeze hagati mu musozi ndi kuzamuka njya mu rusengero, kuko narubonaga ruri hejuru y'umusozi, marayika anyereka ruri hejuru y'umusozi, mbona ndazamutse ngeze hagati ngiye kurenga uwo musozi ndi nzamuka njya kuri urwo rusengero, nabonaga mfite Bibiliya n'igitabo cy'indirimbo mu biganza mu ntoki. Mbona inyuma yanjye haturutse umuntu w'igitsina gore, nabonaga ari umudamu cyangwa umukobwa, niko iyo shusho namubonagamo. Mbona nawe afite Bibiliya n'igitabo cy'indirimbo, mbona nyiruka inyuma nk'umuntu dufitanye gahunda yo kujya gusenga cyangwa se tujyanye mu gusenga. Ndamubaza ndetse wowe, ndakebuka ndamureba, ndamubaza ndetse wowe ugiye? Arambwira ngo ngiye gusenga. Ndetse turajyanye? Arambwira ngo turajyanye. Nije muri rwa rusengero nsanga itorero riri kuramya, bari guhimbaza, abantu bafashijwe bari mu bwiza bw'abana b'Imana. Nitegereje mbona bamwe bari mu mwuka bari kuvuga indimi, umuntu wese yafashwa gukwa byumva. Mbona bamwe bapfukamye, abandi bicaye, abandi bateze amaboko, abandi bavuga indimi, abandi bari gusenga. Mbese mbona hari ubwiza bw'abana b'Imana, mbona hari umucyo w'Imana. Mbona urwo rusengero ndwinjiyemo, ndinjira ndasenga. Maze gusenga mpindukije amaso aho ninjiriye, mbona wa muntu twari twinjiranye ambwira ko aje mu rusengero, mbona yanze kurwinjiramo. Mu kanya ndamushaka ndamubura. Noneho nje hagati y'iminota 3 n'igice n'iminota 5 mbona rwa rusengero rugoswe n'ingabo nyinshi. Abandi bari gwinjirana ibipapuro byariho inyandiko n'amafoto, byariho inyandiko ntawe gusoma, biriho n'amafoto y'abantu. Mbona bafite n'intwaro zikomeye n'izoroheje, intwaro z'urunyurane. Mbona bazinjiranye muri rwa rusengero, n'uwabaga ari gusenga ari mu mwuka bamukoragaho bakamucecekesha, nkabona bamuhaye igipapuro. Noneho marayika wanyerekaga ibyo arambwira ngo aya n'amabwiriza ya Satani. Ndabaza ndetse ingabo zo zinjiye zisobanukira, arambwira ngo ni ingabo za Satani, ngo zinjiye mu madini n'amatorero, no mu rwego rw'ibihugu, no mu mihamagaro, no mu byiciri, no mu rwego rw'ibihugu mu isi, ngo abo ni intumwa za Satani. Ndabaza ndetse bisobanukira, arambwira ngo Satani n'abadayimoni mbese hari inama imaze gukorwa ikuzimu, kandi yohereje ingabo nyinshi imusozi cyangwa se mu bantu, mu madini n'amatorero, mu rwego rw'ibihugu mu isi, no mu madini n'amatorero, no mu mihamagaro. Arambwira ngo izo ngabo reka ngusobanurire misiyo izi ngabo zifite, kuko nabonye batanga ibipapuro, mbona bamwe barabyanze, abakristo bamwe barabyanze, abandi barabyakira. Ngiye kubona mbona itorero ricitsemwo ibice, mbona igice kimwe kigumye mu rusengero, ikindi kigiye inyuma y'urusengero. Mbona itorero ribaye akavuyo, habaye ndetse akajagari. Mu yandi magambo marayika wanyerekaga ibyo arambwira ngo ari n'amabwiriza ya Satani. Ndabaza ndetse ayo mabwiriza asobanuye iki? Aratangira kumbwira misiyo bamwe bafite. Arambwira ngo misiyo bafite, bamwe bafite misiyo yo guca mu itorero ibice, ayo niyo mabwiriza bazanye. Ngo abandi bafite misiyo yo kunaniza abakozi b'Imana mu mihamagaro yabo. Ngo ndabaza ndetse ibyo tuzabibwirwa n'iki? Niki kizabigaragaza misiyo yabo bantu bafite? Barambwira ngo bamwe bafite misiyo yo kunaniza abakozi b'Imana mu mihamagaro yabo, ngo abandi bafite misiyo yo kuricamwe ibice, ngo abandi bafite misiyo yo kuritatanya, ngo abandi bafite misiyo yo guteza ibitotsi mu materaniro y'abera. Niyo mpamvu uzajya kubona mu materaniro y'abera ubona abantu benshi bari gucika intege, nujya kubona ubone bamwe bafite ibitotsi bari gusinzira. Mu gihe bari mu mirimo yabo ntibasinzira, ariko iyo bari mu materaniro y'abera, iteraniro rivugirwamo iby'Imana, iteraniro ryitwa ry'abakozi b'Imana, ujya kubona ukabona abantu benshi cyane bagwije ibitotsi. Imana irambwe, marayika wanyerekaga ibyo arambwira ngo ni misiyo ya Satani, ngo abo ngabo bafite iyo misiyo. Ngiye kubona mbona
ngiye kubona ndabaza ndetse wa wundi twari tugiye kwinjirana agasubira inyuma atinjiye mu rusengero byo bisobanuye iki? Niki washakaga kunyereka? Marayika arambwira ngo bariya ni intasi. Nicyo kimenyetso yakoresheje, yarambwiye ngo bariya ni inetsi. Nicyo kinyarwanda yakoresheje, ariko mu kinyarwanda gisobanutse ni intasi. Yanshakaga kunsobanurira ko ari intasi. Arambwira ngo abo ngabo binjiye mu nzego zose, ngo abo ngabo bagaragara nk'abahamagawe, ngo ariko baruriye inkike, ngo abo ngabo misiyo yabo bafite misiyo zitandukanye, ngo binjiye mu banyamasengesho atari kubw'umuhamagaro wo gusenga, ngo binjira mu baririmbyi atari kubw'umuhamagaro wo kuririmba, ngo binjira mu bapasitoro atari kubw'umuhamagaro w'ubupasitoro, ngo binjira mu itorero atari kubw'umuhamagaro wo gukorera Imana, ngo ahubwo baje kureba ibikorerwa mu materaniro y'abera, ngo abo bagasubira inyuma bakagigambanira, ngo bakajya no kumena amabanga y'ibikorerwa mu materaniro y'abera. Ni ukuvuga ngo bakozi b'Imana mube maso, izo mbaraga turi kurwana nazo muri iki gihe. Niyo mpamvu muri kubona n'ibyavugiwe mu rusengero ujya kumva isi yabimenye, n'ibyavugiwe muri korari ukumva n'abatari bahari babimenye, n'ibyavugiwe bikorewe mu mihamagaro ugasanga abo ngabo ngo ni b'intasi, ngo basubira inyuma bakajya kumena amabanga no kugambanira itorero ry'Imana. Bakozi b'Imana mube maso, ntangira nababwiye ngo ibyera byose samata. Dufite ikibazo gikomeye cy'uko hari abantu binjiye mu mihamagaro, binjira mu nzego zose, ngo kandi abo basubira inyuma bakajya kugambana. Ngo kandi Imana irangije inyereka abantu bagambanira abakozi bagenzi babo bakorana umurimo, bahuje umurimo, yaba mu rwego rw'ibihugu mu isi, uburyo bagambanirana muri politiki ndetse no mu rwego rw'amatorero n'amadini. Imana inyereka uburyo bagambanira bagenzi babo. Hariho ubugambanyi bw'indengakamere, ubugambanyi budasanzwe, aho umuntu agambanira umukozi mugenzi we agashaka kumukura mu mwanya we, agashyiramo uwo yifuza cyangwa agaharanira kuwujyamo mu nzego zose, yaba mu z'idini, yaba mu z'igihugu, yaba mu matorero, yaba mu mihamagaro. Imana irambwira ngo ibyo nzabibabwire, ngo njye mbabwira ngo nibabe maso cyane, kandi mbwira ababikora ngo nimugarukiraho. Imana irangije inyereka uburyo hari abantu bagambanira igihugu bashinzwe kukirinda. Ibyo natangiye kubivuga mu gihugu cy'u Rwanda muri 2003, mbabwira uburyo abantu bari kugambanira igihugu kandi bagituyemo, abandi bakakigambanira bashinzwe kukirinda. Ibyo natangiye mbivuga, bamwe bagerageza no gushaka kunyica bakoresheje icyo bari cyo, bakoresheje ubushobozi bafite, ariko Imana irandinda kuko yari imbereye maso. Sinyobewe ko ibyo mvuga ari ibintu bikomeye byananyicisha, ariko ibi ndabivuga mbibwira abantu ko bagomba kubimenya, kuko Imana yantumye ngo mbibwire abantu. Irambwira ngo mbwira abantu bagambanira igihugu bashinzwe kukirinda ngo nimugarukiraho. Imbwira ko abantu bagambanira bagenzi babo bakabagirira nabi, irambwira ngo nzababwire ngo icyo umuntu abiba nicyo azasarura, ngo mbabwire ngo icyo umuntu abiba azagisanga imbere. Irambwira ngo icyo uzakorera mugenzi wawe kizakugarukaho. Irambwira ngo mbabwire ngo buri wese ngo nzamubaze ngo mubwire ngo mbese icyo ikivuye mu mwuka cyitwa iki? Cyitwa intumbi. Imana irambwira ngo mbabwire ngo icyo cyo n'Imana ikigutije, icyo yakugize cyo nutayihesha agaciro ngo uyiheshe icyubahiro. Irambwira ngo nzakubwire ngo icyo cyo niyo ikigutije, kandi icyo cyo none cyahinduka. Ngo ubwire ngo nimwubahe Imana, muyubahishe, mureke kugira nabi, mureke kugambanira bagenzi banyu, mureke kwicisha abakozi b'Imana, mureke kubagambanira, mureke gucira ibicu bagenzi banyu, mureke kugambanira igihugu mugituyemo mushinzwe kukirinda, mugarukiraho. Imana yari yantumye kubibwira abanyarwanda, ndetse intuma kubwira abantu babikora ngo mbabwire ngo nibagarukiraho. Sinyobeye ko n'ubu ngubu mbivuga hari abafite imigambi mibi, yaba ku gihugu, yaba kuri bene wabo, yaba kuri bagenzi bawe, yaba kubo mukorana, yaba kubo musangiye akazi, yaba kubo muhuje umuhamagaro. Imana irashaka ko mugarukiraho, mukihana, mugahinduka, mukavamo abantu bazima bashobora gutanga impinduka mu byo mukora, kandi mukubaha Imana mukayubahisha. Niki Imana ibashakaho nk'abanyarwanda, niki Imana ishaka ko duhagararaho, gukiranuka tukaguhagararaho. Imana igahabwa icyubahiro ku bwawe no ku bwanjye. Nyuma Imana iza kumbwira, ndabaza nti none se ko wanyeretse ibintu byinshi ukantuma ku bantu bo mu nzego zitandukanye, ese ibi ngibi nzabivuga mbere? Irambwira ngo uzahere mu gihugu cy'u Rwanda. Nahereye mu gihugu cy'u Rwanda, ndetse ndangije ndambuka. Uyu munsi wa none ndabibwira imigabane yose y'isi, kuko ibyo byose birakorwa si mu Rwanda gusa, ahubwo mu mpande zose z'isi ibyo bikorwa mvuze. Iyo migambi ya Satani ishyirwa mu bikorwa hatari muri Afurika gusa, ahubwo mu migabane yose y'isi. Ubu ndabizi ko abadukurikiye, waba udukurikiye uri hano muri Amerika, udukurikiye uri muri Aziya, udukurikiye uri mu Burayi, dukurikiye uri mu Bubiligi n'ahandi, mu Bufaransa n'ahandi, turabizi neza ko mudukurikiye muri benshi. Ariko ndashaka
kubabwira ngo ibi mvuze nahereye mu gihugu cy'u Rwanda bivuga, ariko mu bihugu byose by'isi, mu migabane yose y'isi, iyi migambi ya Satani irakorwa, ibi mvuze birakorwa, yaba mu rwego rw'amadini n'amatorero, mu rwego rw'ibihugu, mu isi, muri politiki, cyangwa se mu bantu n'abandi. Ibi byose mvuze birakorwa. Imana iza kungarura. Nibwo naje kugaruka, nari napfuye, ngaruka bari barangije kunyambika. Ubwo ni nyuma ya minsi 6. Ni nyuma ya minsi 6 nari muri koma, nibwo nagarutse maze amasaha 6 nari napfuye. Byasohotse mu binyamakuru bitandukanye muri 2003. Ni minsi 6 niyo namaze muri koma, ariko amasaha 6 nayamaze nakuwe mu mubiri, kuko nagarutse barangije gupfunya, cyo bita kwambika umuntu wapfuye no kumupfunya, nari napfuye. Nyuma yo kubwirwa ibyo byose, nababwiye ko ukurikije uko ibyo nahishuriwe bingana, n'ibi ngibi ni mu ncamake, kuko ubundi ni ibintu bishobora gufata igihe kirekire, byafata amasaha menshi, kuko CD nabishyizeho yitwa hejuru y'imbaraga zose hari imbaraga z'Imana, uretse ko nzagerageza kuyibaha n'ubundi nkayishyiraho mukayikurikira, mukurikira ubu buhamya nyirizina buteguye ku buryo bwiza, muzabasha kubukurikira ariko mu buryo butari video, yenda icyo muzaba mureba ni ifoto yanjye, ariko muzaba mukurikira ubuhamya aho natemberejwe, ibyo nahishuriwe, abadayimoni bakorera mu byiciro, buri budayimoni na misiyo yahawe, byose muzabasha kubikurikira. Nyuma yo kwerekwa ibyo byose no guhishurirwa ibyo byose, nibwo Imana yaje kungarura mu mubiri, nza kugaruka nari napfuye. Barangije kunyambika ahari muri 2023, nabibabwiye mu kwezi kwa mbere, kuko ibyo byabaye muri 2002 ku mpera z'umwaka. Mva kuri centre de santé aho Kimironko ku bahazi muri 2003 nko ku matariki 4, aho ngaho nibwo nabashije kugaruka mu mubiri, ntangira kuvuga ibyo mpishuriwe n'ibyo neretswe. Kimwe mu byatumye Imana ingarura ni ukubwira abantu ko kubamenyesha imigambi ya Satani, bakamenya imikorere ya Satani mu madini n'amatorero, mukarushaho kuba maso no gusenga, bakozi b'Imana, kandi bene data bakundwa bashiki banjye, mukamenya naho musengera, mukamenya ko igihe turimo ari igihe kigoye, ni iminsi ya nyuma, ariko mube maso kandi mumenye uburyo bwo gushaka Imana naho mwayishakira. Imana yaje kungarura rero nari napfuye. Kimwe mu byatumye ingarura nyine nibyo nababwiye, yambwiye ngo genda ubwire abantu ibyo ubonye nibyo ngwishuriye, kandi ubabwire bakorera isi nk'abayivamo, bakorera ijuru nk'abarijyamo kandi baryizeye. Imana iza kungarura, nibwo naje kugaruka mu mubiri, bari barangije kunyambika nari napfuye. Nyuma rero yo kugaruka mu mubiri rero, noneho rya dini ryasengaga ya Nzoka, ubwo nyine habayeho ibyo byose, wasanze ngo ritagiterana, ryarafunze. Iryo dini urumva aho ngarukiye mu mubiri, nibwo urumva n'ubundi mvuye kuri centre de santé, nababwiye ngo narenze kuri byinshi, naje kugaruka hahandi n'ubundi nakoraga akazi k'izamu. Ni birebire cyane byinshi nagiye ndengaho, muzabasha gukurikira kuri CD ya audio, ariko ntabashije kuvuga muri uyu mwanya mu gihe nari mfite. Naje kugaruka, navuye kuri centre de santé bamaze kunsezerera, urumva marayika amaze gukora igitangaza, nge namenye ko Imana hari ikikoze. Sinagumye hahandi kuri ya centre de santé nahise nsezera. Babanza no kwanga kunsezerera, batekereza ko ubwo mvuye muri koma nshobora kuba nagize ikibazo, yenda ikibazo cyo kuba naba nagize ikibazo cyo kubwonko, kuko batabyumvaga, yenda batekereza ko naba nahungabanye bitewe naho nari mvuye, naho nari maze iminsi. Ariko mbahamiriza mbabwira ko ndi muzima, bitewe nuko nari mfite ibimenyetso bifatika kandi bigaragaza ko hari Imana yakoze. Ubwo rero baransezerera, nsubira handi muri rya dini. Maze kwasubira, biba ngombwa ko ubuyobozi bw'umurenge wa Kimironko baza no kumenya ko njyewe aho uwo muntu aho nari nishe inzoka no guhembwa ntari nabashije kuba narahembwe. Biba ngombwa ko kubw'izo mbaraga z'ubuyobozi byabaye ngombwa ko baza kumpa amafaranga makeya, bampa amafaranga makeya, aribwo nabashije kubona ubushobozi bwo kuhava ntangira gukodesha. Sinahagumye rero, naje kuhava, ariko ntangira gukorana n'itangazamakuru, yaba ku maradiyo, amateleviziyo, birumvikana mu Rwanda n'inyuma yarwo, ntangira kuhishura nyine no kuvuga ibi ngibi, kuko Imana yari yambwiye kubibwira u Rwanda kandi imbwira kubimenyesha isi yose. Ubwo nibwo natangiye nyine kumena amabanga y'imikorere y'iyo dini, mpishura uburyo bakoranaga n'inzoka, mpishura imikorere yabo n'uburyo bashatse kunyica bakoresheje imbaraga za gishitani, bituma abantu babasha gusobanukirwa, bamwe bagaruka mu
dini yabo, abandi bajya mu matorero atandukanye. Ukurikije amabanga wahishuriwe cyangwa ugakurikiza imikorere y'iryo torero wabonaga, ubu mu Rwanda hari andi matorero yaba afite imikorere nk'iyo waba ubona, nubwo utavuga yuko uhamya yuko akorana n'imyuka mibi, ariko ukurikije ibyo wanyuzemo, hari andi matorero waba ubona yuko yaba afite wenda ibisa gutyo, wenda ku buryo umuntu yayakemanga? Ntabwo ari no mu Rwanda gusa, ahubwo hari amatorero menshi, kuko nakubwiye ko mbasha kuvuga ubutumwa mu Rwanda no mu isi yose. N'ibindi bihugu nagiye ngeramo nahasanze hari amatorero ya gishitani abasha kubahakorera. Hari nkaho nigeze kugera i Nairobi nsanga basenga bambaye ubusa, basenga shitani ku buryo bugaragara bakanabyandikaho. Aho hari abayoboke benshi barenga 3,000. Urumva no muri iki gihugu rero sinashidikanya ko amadini cyangwa se amatorero ameze gutyo arahari, ahubwo igikwiriye no kusaba umwuka w'Imana kugira ngo abashe kutumenyesha inzira nyayo, kuko muri ibi bihe nababwiye ngo ibyera byose si amata, kandi kimwe mu bimenyetso Imana yampaye muzajya mubasha kumenyeraho ayo madini afite iyo mikorere ya gishitani. Ni ibimenyetso Imana yampaye nuko batavuga ubutumwa bushobora butarimo ubutumwa bavuga ntiyarimo kwiyana no guhinduka. Babwira babereka abantu isi gusa imigisha n'ibitangaza, muze tubahe, muze tubagirire, muze murabona ibitangaza, muze imigisha, ibintu nk'ibyo. Nta butumwa bwo kwihana no kumenya Yesu buvugwa muri ayo madini. Ni bimwe mu by'Imana yabashije kumpishurira. Ibi mbivuga nagiye ngira intambara yo kubivuga, kuko abanyamadini nibo bantu ba mbere babashije kujya bandwanya bamwe na bamwe, ko batashaka ko ibi ngibi bimenyekana cyane nk'abakorana n'iyo myuka cyangwa bafite imikorere isa n'iyo ngiyo. Ntabashakaga ko mbivuga, kuko bamwe bagiye bagerageza kuntera ubwoba, nabibabwiye. Bamwe bakagerageza gukoresha imbaraga bitwaje umuntu icyo ari cyo, abandi bakagerageza kuntera ubwoba bakoresheje abakomeye, bakanshyiraho iterabwoba. Ariko nanjye kuko ibyo navugaga byari ukuri kugaragara kandi bifite abahamya, sinigeze ncika intege. Hari ubwo banteraga ubwoba nkumva naceceka, ariko imbaraga z'Imana zikanyemeza kuvuga, cyane ko Imana yari imbereye maso. Nubwo ukuri nagupfira, nahisemo gufata icyemezo cyo guhamya ukuri, nkumvira iby'Imana yambwiye, abantu bakamenya ukuri kw'ijambo, bakamenya imikorere ya Satani, bakamenya n'imbaraga z'Imana, bakamenya ukuri kuzima. Nicyo cyatumye mbasha kubihamya. Muri by'ukuri rero n'ubu ngubu imikorere ya Satani mu banyamadini, mu madini amwe namwe, n'ubu ibimenyetso bigenda bigaragara. Aho abantu basengera abantu bakikubita hasi, aho abantu bashobora gusengera abantu bakaruka ibintu bavuga ngo ni imbaraga z'Imana ziri gukora, ariko mu by'ukuri ari imbaraga ari ubundi butware. Ubundi butware buri gukora. Mujye mubona nk'abantu muri za Nigeria aho bafata inzoka bakazitamika abantu ngo barashaka gukira indwara. Mujye mubona hano muri iki gihugu bimwe mu bimenyetso bifatika, aho abantu bafata imiswara bakayiha abantu ngo bayirye. Murumva ntabwo ari imbaraga z'Imana suko zikora. Ubu mbivuga ndabizi ko n'ubu mu badukurikiye hari ababikora. Bafata imyenda, aho umuntu akandagira hejuru y'abantu ngo ari kubirukana mu imbaraga za gishitani, kandi ahubwo izo mbaraga ari zari gukoreramo. Urumva birasaba rero kuba maso cyane, si mu Rwanda gusa. Ndabizi ko ubutumwa mbuvuga mu Rwanda ndetse no mu bindi bihugu mu mpande zose z'isi. Cyakora aho ntaragera ni ku mugabane w'Uburaya, ariko mu migabane ya Afurika, umugabane wa Afurika mbasha kugera mu bihugu bitandukanye. Aho rero urumva ko ningeraho bakorana n'izo mbaraga, nta nubwo biba byoroshye kuvuga ubwo butumwa. Bakora bishoboka byose, bagakora ku buryo bazitira iryo jwi ntiribashe kuvuga ibi ngibi mvuga. Ariko hamwe n'Imana yacu tuzabivuga, kandi ubu butumwa ndizera ko buzagera kure. Uyu munsi wa none buri kugera mu migabane yose y'isi, nubwo naba ntakiriho, ubutumwa buzakomeza kuvugwa, abantu bamenya aho bashakira Imana n'uburyo bwo kumenya Imana nyamana. Nshuti bakunzi ba Iyobokamana TV, mwumvisha yuko tuba tubafitiye byinshi nyine bitandukanye. Umukozi w'Imana Bongwa Alphonse yarari kuduha igice cya gatatu nyine cy'uburyo yishe inzoka, uko byagenze n'ubutumwa yahawe nyine kubo kugezaho nk'uko yararimo abivuga. Ubu rero Bongwa, nyuma yuko wishe inzoka, nyuma y'ubu butumwa nyine ufite, ubu noneho ngo wabaye no muri ibyo indirimbo zo guhimbaza Imana. Kuba dukurikiye ubundi ngira indirimbo nyinshi cyane, ngira indirimbo zitandukanye, maze kugira indirimbo nyinshi ku maradiyo atandukanye. Cyakora sindagirirwa ubuntu bwo gukora video ku buryo yenda abadukurikiye ku mateleviziyo bashobora kujya bazahita zibageraho. Ariko ndatekereza ko nyuma y'uyu munsi, nyuma y'iki gihe, hamwe n'Imana yacu idushoboza byose, ndatekereza ko nazo hari igihe muzazibona ziri video. Cyakora uyu munsi wa none izo ndirimbo zose nubwo ari nyinshi na audio
audio sindabona uburyo bwo kuzishyira ku mashusho. Bongwa Alphonse, dusoza niki nubuhe butumwa wagenera abakristo bariho ubu ngubu muri iki gihe dusohoyemo, ndetse n'ibibohe wagenera abakozi b'Imana nyine muri rusange? Muri rusange no kugira abakozi b'Imana nubwo badukurikiye cyangwa se abazatwumva nyuma y'uyu munsi, no kubabwira ko duhamagawe mu gihe kigoye. N'igihe turi kuvuga ubutumwa turwana n'imbaraga zikomeye za gishitani, mu gihe Satani badashaka ko ubutumwa bw'ukuri buvugwa. Urumva abakozi b'Imana dufite amakuba impande zose. Ikindi nuko rimwe na rimwe ivuga butumwa twifuza kuvuga ubutumwa mu buryo bwagutse, usanga n'ubushobozi nabwo ubwabwo butoroshye, nabwo hari ubwo usanga n'ubushobozi buzitira umuntu akaba atagera kure, kandi ubutumwa bugomba kugera kure. Ukaba ufite guhamya Imana ariko ugasanga hari aho utagera bitewe n'ubushobozi. Ukaba ushaka kubwira abantu bakureba ariko ugasanga rimwe na rimwe ukaba wategura audio nkuko nabivugaga, kandi kuko bigusaba ubushobozi utabufite. Birasaba rero kwihangana hamwe no gusenga Imana ikajye tubashisha. Ariko mbwira abakozi b'Imana ngo dusenge, idukore no ku maso, turebe ibyo abantu batareba, dukora ibyananiye abandi mu gihe nk'iki ngiki. Birakwiye dukwiye izindi imbaraga nk'abakozi b'Imana, kuko turi gukora mu gihe kibi. Dukwiye imbaraga zitari z'abantu, dukwiye imbaraga z'Imana. Umwuka wera akaba muri twe akatuyobora mu byo dukora. Ikindi mbasha kubwira abariko baratwumviriza cyangwa se abadukurikiye, ndababwira kuba maso, mukamenya aho mushakira Imana, mukamenya ni hehe nashakira Imana, nubuhe butumwa ndi kwakira, nibimenyetso ndi kubona bukorana n'uyu muntu uri kumbwira Imana. Ese uyu muntu urimo ushaka kwa gusengera, ibimenyetso bimuranga nibihe? Aho ndaba hari bimwe muri ibimenyetso ndi kubabwira. Igo yaba guhuha abantu, yaba gusengera abantu bakikubita hasi, kubaha imiswara ngo bayirye, barya bafata inzoka, n'ibindi bimenyetso abantu bakoresha. Tugarutse gatoya, icyo bita deliverance iba mu matorero atandukanye, uretse wenda ko bishobora kutaba wenda buri munsi cyangwa buri gihe. Buriya twavuga yuko abapasiteri bose cyangwa abantu basengera abantu wenda bakaba babirukanamo abadayimoni bakabatura hasi, cyangwa abadayimoni bakabaje kuvuga, buriya na umuntu yahita konfirima yuko baba bakorana n'imyuka mibi. Ndashaka kuvuga ko bimwe mu bimenyetso aba bantu muzabamenyeraho bafite umwuka wo guhuha. Uvuga ngo izo mbaraga, uwo mwuka wo guhuha abantu bakitura hasi, muzajya mubibona yenda ku migabane myinshi y'isi ndetse na hano muri Afurika. Muzajya mubona ko harimo abantu bitwa abakozi b'Imana ariko bahuha abantu. Uriya mwuka wo guhuha ni imwe mu mikorere ya Satani, ntabwo ari umwuka w'Imana. Ikindi bari abantu ubona basengera abantu, ukabona bafashe inzoka mu ntoki, rimwe na rimwe ukabona cyangwa ukabona baragira gutya yarambura ikiganza, ukabona abantu bose bituye hasi. Ntabwo ari ko umwuka w'Imana akora. Izo ni imbaraga za gishitani, ni imwe mu mikorere, bimwe mu bimenyetso biranga abo bantu bakorana n'iyo myuka. Aho umuntu ashobora kugira gutyo ukabona abantu bose bibagwanyanyeho, ukabona bari kwitura hasi, muzajya mubabona babaye nk'imirambo. Ntabwo ari izi mbaraga z'Imana ziba zikora, kuko umwuka w'Imana nubwo dusengeye umuntu urwaye abadayimoni akitura hasi, ariko ntabwo biba iteraniro ryose ntirishobora kwiturira hasi rimwe. Nizo bimwe mu bimenyetso biranga izo mbaraga, nuko uzajya ubona umuntu ashobora kurambura ikiganza ukabona iteraniro ryose ryituye hasi. Izo ni kimwe mu bimenyetso bizajya mubona, no kuba bafata imishwaro bakayiha abantu ngo bayirye. Ntabwo ari umwuka w'Imana ukora gutyo. Abandi bagafata inzoka bakazikoza ku bantu. Izo ni imbaraga za gishitani, ni imwe mu mikorere ya Satani akorana ikoreshwa n'abo bantu bakorana n'izo mbaraga za gishitani. Ariko abakozi b'Imana bariho, bo barahari. Hari abapasiteri bahamagawe n'Imana basigiwe gukorera abantu deliverance, bashobora gusengera umuntu arwaye abadayimoni bakamuvamo, ndetse n'abadayimoni bakamuvugiramo. Hari abakozi b'Imana bashobora gusengera abantu barwaye bagakira indwara. Ibyo ndi umuhamya wabyo, kuko nanjye mu buhamya muzakurikirana, ubwo nababwiye buri audio yenda muzaba mureba ifoto yanjye ariko bitari live, muzabasha kumva bamwe mubona agiye nsengera kubw'izo mbaraga, kubw'ubwo butware Imana yambwiye kujya nsengera ibyifuzo kandi ngasengera n'abarwayi. Muzajya mwumva n'abandi bakozi b'Imana batandukanye babasha gusengera abarwayi bagakira, bariho. Simbihakana ko badahari, ariko mugomba kuba maso mukamenya nizihe mbaraga akorana nazo, nubuhe butware buri support mu byo akora, mukareba n'ibimenyetso birya nababwiye, bigatuma muba maso cyane mukagenzura. Nshuti bakunzi ba IYOBOKAMANA TV, nkuko Bongwa Alphonse nyine arimo bisobanura, avuga ati nubwo abakozi b'Imana bamwe cyangwa biyita abakozi b'Imana baba bakoreshwa n'imbaraga z'amashitani, ariko ntibivuze yuko hatari abakozi b'Imana bagabiwe impano zo gusengera abarwayi bagakira, kwirukana imyuka mibi mu bantu. Ati ntabwo bishatse kuvuga ko tuvuze ko abakozi b'Imana bose bafite impano zo gusengera abarwayi cyangwa gukoreshwa n'Imana
imirimo n'ibitangaza bikomeye, bose bakorana n'imbaraga z'imyuka mibi, hatagira abaza kubyumva nabi. Nawe nibyo yararimo asobanura ko hariho abakozi b'Imana rwose bakabashikamye kandi bakomeye mu murimo w'Imana. Bongwa, turagushimiye cyane. Murakoze cyane, Imana ibahe umugisha. Numva kubw'ubu buhamya mugumye mukurikire, kandi no hanyuma y'uyu munsi hari n'ibindi tuzagumya kubabwira mu nyigisho, mu bundi buhamya, kuko ubu ni resume ukurikije iby'Imana yagiye dukorera ni byinshi, kandi n'iby'iki dukoresha nabyo ni byinshi. Numva rero twasoza mbaha nimero yanjye ya telefoni. Birashoboka ko hari abantu bakenera kugisha inama, gusengerwa ku byifuzo, ku barwayi. Ndabizi Imana igikorera mu gihugu ndimo ndetse n'inyuma yacu mu migabane yose y'isi. Hari abo dusengera bari mu Burayi, abadukurikiye muri Amerika, batwumva muri Aziya, hose mu migabane yose y'isi, muri Afurika n'ahandi mu bihugu tutarageramo, twose babasha kuduhamagara, mudukurikiye muri benshi. Reka rero mbahe nomero yanjye ya telefoni: 07 88 44 49 24. Ni ukuvuga ngo ku bari inyuma y'igihugu cyanjye cyangwa se cy'u Rwanda, mubanza guteranya 250, ubundi mwarangiza mugashyiraho iyo nimero, guteranya ikimenyetso cyo guteranya 250 78 8 4 4 4 9 24. Imana ibahe umugisha. Bakunzi ba Iyobokamana TV, mwarimo dukurikiye, turabashimiye, kandi ntiwibagirwe gukora subscribe no kuri notification kugira ngo ibiganiro byacu byose, inyigisho n'ibindi byose bijye bihita bikugeraho. Imana ibahe umugisha. Murakoze cyane.